ingendo hagati y'intara zitandukanye z'igihugu, hagati y'intara n'umujyi wa Kigali ndetse n'amapikipiki atwara abagenzi biracyabujijwe mu Rwanda mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturarwanda. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe byavuze ko isubikwa ry'iyi gahunda ryaturutse ku isesengura ryakozwe. Ingamba nshya zo kurwanya COVID-19 zikazatangazwa n'inama y'abaminisitiri iteganijwe ku munsi w'ejo kuri uyu wa kabiri, hazaba ari ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatandatu. Nibyo hagati aho Minisiteri y'Ubuzima ikaba yatangaje ko ku munsi w'ejo ku cyumweru hagaragaye abarwayi 11 ba COVID-19 mu bipimo 192 byafashwe mu masaha 28. Ibi byatumye umubare w'abanduye mu Rwanda ugera ku bantu 370. Muri aba 370 banduye bagera kuri 156 barakize barasezererwa nyuma y'uko ku munsi w'ejo ku cyumweru akiza bagera kuri 6. Yivuze ko abakirwariye 113 kuva iki cyorezo cyagera mu Rwanda tariki 14 Werurwe kimaze guhitana umuntu umwe. Tukivuga rero ku bijyanye n'iki cyorezo cya COVID-19 nk'uko mwanafunzi rumaze kubigarukaho, kuri wa mbere nibwo hagomba gusubukurwa ingendo hagati y'intara zitandukanye na hagati y'intara n'umujyi wa Kigali hamwe na moto zitwara abagenzi, ariko iyi gahunda yasubitswe no kuvuga ngo izi ngendo ziracyabujijwe. Twifuje rero kumenya impamvu y'izi mpinduka. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Minisitiri w'Ubuzima Dr Daniel Ngamije. Minisitiri mwaramutse. Mwaramutse. Tubaye ikaze mu makuru ya Radio Rwanda. Mwakoze. Twari tumaze kubivuga ingendo hagati y'intara zitandukanye, hagati y'intara n'umujyi wa Kigali hamwe na moto zitwara abagenzi byagomba gusubukurwa kuri uyu wa mbere, ariko byongeye gusubikwa. Ese impamvu ni iyi? Murakoze. Nibyo izo ngendo zasubitswe kubera nk'uko twabivuze mu cyumweru gishize, mbere yuko ibyemezo bishyirwa mu bikorwa nk'uko byari byatangajwe mu nama ishize y'abaminisitiri. Twakoze ubushakashatsi mu matsinda atandukanye yakunze kujya agaragaramo abantu bafite ubwandu bwa COVID-19. Bityo rero ubushakashatsi ibisubizo byaje kuvamo nuko mu isesengura twakoze haragaragara ko hari ikibazo cy'ubwandu mu bantu bamwe batandukanye, harimo abagenzi baturuka hanze. Nibyo mwavuze ejo twatangaje abantu 11 bagaragaye ubwandu bwa COVID-19. Hari abava mu turere muri kano karere kacu mu bihugu duturanye, hari n'abavuye hanze baturutse kure mu bihugu bitandukanye. Bituma rero cyane cyane ku barwayi bagaragaye mu karere ka Rusizi, bituma hafatwa ingamba zo kugira ngo ingendo hagati y'intara ndetse n'ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara na za moto, ingendo abamotari batwara abantu, ibyo byose bisubikwa kugira ngo tubanze tunoze neza icyo amakuru yadutangarije, kugira ngo hafatwe n'ingamba zatuma turinda ubuzima bw'abanyarwanda kugira ngo icyorezo kidakwira kivaho kiri kijya no mu tundi turere. Muvuze ko mu karere ka Rusizi ni mu burengerazuba bw'igihugu hagaragaye ubu bwandu. Ni ku bantu bangahe? Ese nta mpungenge kuzaba zari ko baba bafite abantu bahuye nabo bandi benshi, niba bari bamaze igihe kinini bagaragara mu baturage cyangwa batembera mu baturage bisanzwe hataramenyekana ko bafite ubwandu? Ni abantu 5 bagaragaye muri kariya karere nk'abarwayi bashyashya. Ni abantu bakora ibikorwa by'ubucuruzi, hari n'abatwara imodoka zitwara ibicuruzwa bijya muri Kongo, hari mu karere ka Bukavu cyangwa se muri Bukavu. Hanyuma n'umumotari umwe utwaraga ibintu bisanzwe byari byemewe mu minsi ya COVID. Nyine amabwiriza yari yaratanzwe ku bantu batwara ibintu byangombwa gusa badatwara abantu bavuga abamotari. Abo bantu rero barazwi ndetse dufite amakuru yose ahagije bo bahuye nabo, buryo tukiyanoza ngo turebe niba muri bo nta wanduye. Birumvikana rero igihe tukishaka kumenya neza amakuru yimbitse uko icyo kibazo gihagaze mu karere ka Rusizi gahahirana n'utundi turere, ndetse iyo hafatwa n'icyemezo cyo kugira ngo ingendo zikomeze, urumva yuko hari kuva abantu bari kuva Rusizi bakaza mu zindi ntara mu gihe tutari binoza, ntabwo byaba bikwiriye ko twemera ibyo bintu byabo.
muri ubwo bushakashatsi mwakoze bwagize ibyo bwerekana nyine murabisesengura musanga ko izi ngendo zikomeza zigasubikwa ni mu karere ka Rusizi gusa nta handi hantu mu ntara hagaragara ubu bwandu? Mu by'ukuri ahandi hose nta kibazo gihari. Dufite uriya murongo cyangwa kwita za koridoro ari abinjira mu gihugu bari abashoferi batwara kamyo za rukururana baturuka mu bihugu duturanye. ubu ni itsinda tuzi tumaze iminsi hafi ukwezi kose dukurikirana, no muri aba barwayi 11 twatangaje hari abarimo. Navuga ngo nta kibazo bari baduteye, nakituma nubwo twari tumaze ukwezi tuzi ko nkaho tugenda tubona 2-3 ku munsi, ibyemezo byo byari kuzakomeza iyo hataza kuba iki kintu cyo kugira ngo tubone hari abarwayi muri Rusizi 5 bigaragara ko hari ikibazo gihari mu buhahirane hagati yacu n'umujyi wa Bukavu, ariko tugomba kubinoza kugira ngo nkuko twabinogeje ku ruhande rw'ibihugu duturanye by'uburasirazuba, turashaka no kunoza ubuhahirane bwacu hagati y'u Rwanda na Kongo. Mu byatangiye mu cyumweru gishize mwabonye ari inama yakozwe kugira ngo tunoze neza uruhahirane rugakorwa nta gufata risk yo kugira ngo abanyarwanda bandure. Minisita, aho mu karere ka Rusizi muvuze ko hagaragaye abantu 5 bandi icyorezo cya COVID-19. Ku wa gatandatu hari uwitabye Imana. Ibi ntago byatera ubwoba cyangwa impungenge abanyarwanda, ni iki mwabivugaho? Byukuri igihe umuntu apfuye ni ikibazo birumvikana, gusa mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo iyo tubashe kumenya ngo umuntu arapfuye birumvikana yanduye ate, yahuye nande. Uwo muntu yarapfuye yari koraga umwuga wo gutwara ziriya kamyo, yaturutse mu gihugu cy'abaturanyi. Akigera mu gihugu twamwakiriye ku mupaka, afite ibimenyetso turamukurikirana. Amahirwe make yagize nuko yaje gupfa, ariko nakwemeza ko ntabwo yigeze ahura n'abaturage muri rusange, ntawe yahuye nabo uretse kumwakira ku mupaka n'ababizobereye biteguye kwakira umuntu ushobora kuba narwaye, bafite uko baba bambaye. Ibyo nta mpungenge kujyanye no kwanduza abo yaba yarahuye nabo mu bakozi bacu. Kugeza igihe rero tumugerejeho tumuvurira, ariko bikananirana aza kwitaba Imana. Ubwo rero navuga ko ni ikibazo ko yapfuye, ariko mu bijyanye n'ikwirakwiza ry'indwara ntaho yahuriye n'abaturage, ibyo byatera impungenge zindi zidasanzwe. Ikibazo kiri kuri ruhande rwa Rusizi, dushaka kugira ngo dutunganye neza cyangwa se tukinoze neza. Ubu hari impuguke zizinduka zigenda kunganira impuguke zisanzwe ziri hariya mu bikorwa byo kumenya ngo uwanduye abahuye n'abandi, se bo bahuye n'abandi. Turabitunganya nk'uko mu minsi yashize murabyibuka tugeze kugira abantu barwaye muri Gicumbi, nabo twarabitunganyije. Abari banduye turabamenya, tubavana muri communauté, tubitaho. Nta kindi kibazo cyakomeje nk'uko mubizi, nta kibazo kiri Gicumbi umunsi wa none kuri icyo gihe. N'ahandi rero ni kuza ko ariko tugiye kubikora. Ekipe zose zatangiye akazi, ari ekipe ziri Rusizi nizo tugiye kubohereza kugira ngo zibunganire. Nibaza ko nta mpungenge zindi zidasanzwe abanyarwanda barakwiye kugira. Gusa navuga ko icyorezo cyo kiracyahari mu gihugu no mu karere, cyane cyane no mu karere. Niho tukibaza ko tugomba gushyiramo ingufu mu buhahirane bwacu n'ibihugu duturanye kugira ngo tudafata risk zidasanzwe zo kugira ngo indwara ize mu gihugu. Dusoza, ni ubuhe butumwa muha abaturarwanda muri rusange? Ubutumwa nuko nari mbivuze mu kanya, indwara ya COVID ni indwara igumya gutungurana, ifite ukuntu yandura, ashobora kuza nta bimenyetso nta kimenyetso na kimwe afite, nyamara afite ubwandu. Rero abanyarwanda bagomba kuzirikana ingamba amabwiriza bahawe kuva iyi ndwara ikiza mu gihugu. Umuntu ku giti cye kwirinda akaraba akoresheje amazi n'isabune cyangwa se n'imiti yabugenewe, akirinda yambara agapfukamunwa, akirinda ingendo zitari ngombwa, guhura n'abantu bitari ngombwa, akirinda urujya n'uruza bitari ngombwa, cyane cyane nk'ahantu hagaragaye ko hari imibare iri kwiyongera. Aho ni umuntu ku giti cye, no mu baturage muri rusange nta makoraniro ya ngombwa akenewe rwose, abantu bakwiye kwirinda. Ubundi tukubahiriza
izindi ngamba zose zihari zo kurwanya indwara, kuko aho abantu babyitwayemo neza indwara ntabwo ikomeza. Ibyo rwose abantu bamaze kwisobanukirwa, nk'uko nari maze gutanga urugero rwa Byumba n'ahandi igeze kugaragara umuntu umwe indwara yamubonetseho mu karere muri Huye no muri Musanze. Byize kuba ndashaka kugira ngo abantu babwire ko iyo dushyize mu bikorwa amabwiriza mu minsi mike cyane ikibazo cyo gutunganya muri ako karere. Ndumva ari ibyo naba mvuze. Minisitiri w'ubuzima Dr Daniel Ngamije tubashimire cyane. Bakoze. Mu birebana n'ubwo bwandu bushya mu karere ka Rusizi, Martin, abantu batanu babonetse, birumvikana birarebana n'imibereho y'abaturage. Niyo mpamvu kuri telefone nanone turi kumwe na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professeur Shyaka Anastase. Professeur Shyaka, mwaramutseho? Mwaramutse neza. Minisitiri w'ubuzima amaze kutubwira ko hari abantu batanu banduye coronavirus mu karere ka Rusizi. Birumvikana ku batuye Rusizi ndetse n'ibindi bice byo mu ntara, ku mitekerereze yabo hari ikiri buhinduke, ariko ku myitwarire yabo n'imibereho myiza yabo barasabwa iki? Murakoze cyane, ngira ngo nk'uko tumaze iminsi itari mike tubiganira, iki cyorezo kirahari, turagifite Rusizi gusa, nubwo ariho twabonye abo bantu batanu bagaragaje ubwo bwandu uyu munsi, ariko dukeneye kongera imbaraga mu gushyira mu bikorwa no kugenzura ko amabwiriza agenga uko twirinda iki cyorezo ashyirwa mu bikorwa. Niyo mpamvu rero tubwira abanyarwanda bose ba Rusizi uvuze, ariko mu gihugu hose, mu mujyi wa Kigali, mu ntara zitandukanye, rwose tubasaba kubahiriza amabwiriza. Ni nayo mpamvu twanifuje ko n'imodoka ziva mu ntara zijya mu yindi cyangwa ziva mu mujyi wa Kigali zijya mu ntara, nazo izo ngendo ziba zihagaze kugira ngo dushobore gukumira ikwirakwiza ry'iki cyorezo. Nk'uko Minisitiri yari amaze kubivuga, twigeze kugira igihe nk'iki cyoho twasanze abantu bo mu ntara banduye, ngira ngo byari mu karere ka Gicumbi, ariko vuba na bwangu n'abaturage baradukundiye, dushyiraho ingamba z'uburyo dukurikirana abantu bose bahuye n'abo bantu, z'uburyo bapimwa, z'uburyo ingamba zirinda, z'uburyo abantu bategerana. Icyo gihe murabizi ntabwo twabigizemo ibakwe, abantu bose turababona, turabapima, bafite ibibazo turabakurikirana, kandi mu gihe kitarenze ibyumweru 3 abantu bose bari bongeye bakize, nta kibazo twagize. Turagira ngo rero igikomeye ni uko abanyarwanda bumva imbaraga zo kwirinda, na hariya hagaragaye ikibazo bakumva uburemere bwo kubahiriza amabwiriza akurikizwa mu gihe nk'iki, cyangwa igihe hagaragaye umuntu ugaragayeho COVID, yaba ari mu muryango wacu, yaba ari umuturanyi, yaba ari uwo dukorana, hari uburyo bakurikiranwa, hari uburyo twirinda, kandi ntabwo ari amabanga, nta kwegerana, kubyigana, kwambara agapfukamunwa ni ibintu bya ngombwa. Abantu bose bambara agapfukamunwa, abantu bose birinda ingendo zitari ngombwa, abantu aho bishoboka bagume muhira, ariko bibaye ngombwa ko umuntu agira aho ajya ku isoko guhaha, tumenye ko ntabwo ari ukujya kwitiritanaho, ntabwo ari ugufatana ku rutugu. Ikindi tukamenya isuku, ikindi tukazirikana uwo mwanya ugomba kuba uri hagati y'umuntu n'undi ahantu hose mu byo dukora. Ikindi cya kabiri kiyongeraho rero ni uko tuba dukeneye nyine kugabanya n'izo ngendo zijya kure, cyane cyane niba kigaragariye aho muri Gicumbi, tukavuga tuti kwirinda biruta kwivuza. Ni ngombwa ko dufata n'ingamba zikomeye cyane zijyanye, ariko izo ngamba kugira ngo tuzishyire mu bikorwa turasabwa n'uko abanyarwanda nabo tuba tubyumva kimwe, nabo bakagira ibakwe, kuko n'ubuzima bwabo umutekano w'igihugu cyacu, ubuzima bwabo dushaka uburinda, ariko nabo bagira ibakwe mu kuburinda. Niba nta ngendo zigihari hagati y'uturere n'utundi muri kariya gace, ubwo ni ukuvuga ngo abatuye akarere ka Rusizi n'abaturanyi nabo babigira ibyabo, kandi he kugira abatangira kujya banyura mu nzira zitari ngombwa, cyangwa se zitari nyabagendwa, zitari umuhanda, kuko bumva ko ahari bishobora kuba ntacyo bidateye ubwoba cyane. Ni ngombwa ko abantu
baha agaciro ikintu cyo kwirinda kandi amabwiriza dutanga abantu bakayubahiriza. Turifuza rero ari ibijyanye n'uko urujya n'uruza rw'abantu nk'uko mwabyumvise ntabwo ari mu ntara y'Iburengerazuba gusa, si Rusizi gusa, ariko mu gihugu hose turifuza kongera imbaraga cyane mu gukumira kuko nk'uko bamaze kubivuga kandi bamaze iminsi mubizi, ntabwo wavuga ngo icyorezo cya covid ni hariya gusa. Tuzi aho kiri, tuzi abakigaragaraho cyane, tuzi ahantu baba baturutse, tuzi, ariko tunazi ko uyigendana covid ntabwo umureba ngo bimenye. Uwo ari we wese ntabwo wamureba ku maso ubona umuntu agenda ngo uyu nguyu yarayifite, ntigaragara ku maso. Niyo mpamvu rero ushyira imbaraga muri uko kwirinda, ndetse n'abo mu miryango yacu ibintu byo gusurana mu ngo tukabigabanya, ndetse n'abantu twakoranaga ntabwo bavuga ngo uyu nguyu dusanzwe dukorana ndamuzi reka muhobere ntabwo ari byo. Ndetse n'abo bajya dufite aho bahurira bajya mu mirimo y'ubucuruzi haba mu gihugu haba hanze yacyo, tugomba gufata ingamba zikarishye. Naho ku rwego rw'imipaka byo nabyo ingamba zirahari, ahubwo ikiba gisigaye ni ukuzubahiriza. Ubwo turasaba abantu bose, ariko cyane cyane abayobozi, inzego z'ibanze n'inzego z'umutekano dufatanya umunsi ku wundi, ndetse n'urubyiruko dukunda gukorana narwo rufite imbaraga, rumaze no guhugukirwa aya mabwiriza, urubyiruko rw'abakorerabushake, kugira ngo bongere imbaraga muri uko kugenzura, muri uko gukurikirana ko aya mabwiriza yubahirizwe. Ariko n'abanyarwanda mbere ya byose nabo babanze bongeremo imbaraga zo kwirinda no korohereza igihugu mu gukumira iki cyorezo, no gushyira uburyo bunoze twabiganiriyeho. Bari bamaze no kubitangira mu karere ka Rusizi, ariko babitangiye bakererewe, bwo kubahiriza uburyo bunoze bugomba gukoreshwa kugira ngo n'abakora umurimo w'ubucuruzi cyangwa se gutwara ibintu babyambutsa babijyana mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nabo bagira uburyo bamenyekana, bagira uburyo birinda, bagira uburyo ako kazi bagakora, ariko batashyize mu kaga kuba bakwanduza imiryango yabo. Hari uburyo byakorwa, ariko kugira ngo Rusizeho babitangiye vuba cyane. Turibwira ko rero tugiye kongera izo mbaraga zose muri izo ngamba zose bamaze kuzivuga, kugira ngo abanyarwanda muri rusange nk'uko dusanzwe tubikora dushobore gukumira iki cyorezo. Kandi birashoboka, ntabwo ari kuvuga ngo karabaye, rwose birashoboka kuko twarabishoboye, n'ibingibi turabishobora. Mu kanya Minisitiri w'Ubuzima yaravuze ko hari impuguke mu birebana n'ubuzima zerekeje i Rusizi, ndetse ubwo mu birebana n'icyorezo muri Rusizi ibintu birahindutse. Se mu kubahiriza ingamba hari umwihariko uri buze kuri Rusizi utari ahandi? Nibyo, impuguke ziri mu nzira, ariko by'umwihariko n'inzego z'ibanze n'inzego z'umutekano nazo muri iki gitondo zahagurutse kugira ngo zishobore gukaza izo ngamba. Nkuko nari maze kubivuga, hari n'izari zimaze gutangira gushyiraho uburyo abantu batwara ibintu cyangwa abantu bacururiza muri Kongo bagira uburyo bakora, ntibivange n'imiryango yabo, kandi bakagenda atari benshi. Mu karere ka Rubavu byari bimaze nk'iminsi hafi icyumweru bitangiye, muri Rusizi byari bimaze iminsi 2 gusa. Izo ngamba zo zirakomeza kongerwamo imbaraga, abantu bagapimwa cyane, ariko ikiza kwiyongeraho ni uko noneho abagiye gupimwa kugira ngo turebe uko hari ahantu hahagaze baraza kuba benshi, birumvikana, kubera gukurikirana abahuye n'abariya bagaragayeho iki cyorezo. Icya kabiri ariko ni ukongera imbaraga mu gutuma abantu urujya n'uruza ruhagarara muri kariya gace. Ubwo ntabwo ari ukuvuga ko ariho honyine tugiye kubikora nk'uko mwabyumvise, n'ahandi hose turaba tugenzera amaguru make mu rujya n'uruza hagati y'intara n'izindi, no hagati y'umujyi wa Kigali n'intara. Ariko by'umwihariko na hariya turaba duhagaritse ubwo rujya n'uruza rwambukanya akarere rujya mu tundi, kugira ngo ntabwo ari ukuvuga ko abanyarusizi ubwo bose bafite ibibazo barwaye, ariko ni ukuvuga ngo ni byiza ko tubanza kumenya aho ikibazo kiri neza. Ibyo rero kugira ngo ubibone kuri iyi ndwara n'irwo rugendo, nta rindi banga, ni uko aho hantu hasa nk'ahagaragara ikibazo uhaha akanya ukabanza ukahasuzuma, ukahamenya neza, ukahafotora, kugira ngo umenye uko aho hantu hameze,
ari abazima bahari nabo ushobore kubarinda, n'abafite ikibazo ushobore kubashyira aho wabakurikirana nk'uko inzego z'ubuzima zisanzwe zibikora. Ariko ikindi gikomeye turongera n'imbaraga z'abashinzwe kugenzura no gukurikirana no kwigisha kugira ngo ubuzima bw'aba bantu ababa bagaragaye iki kibazo bashobore gukurikiranwa neza, ariko cyane cyane kugira ngo ikwirakwizwa ryacyo naryo bidashoboka. Ni ibintu bishoboka, twabikoze ahandi, tumaze igihe kirenze amezi 2 tubikora kandi bikora neza. Niyo mpamvu rero n'ibi ngibi rwose dukomeza gufatanya, birashoboka ko icyorezo tugikumira, ariko twe kureba Rusizi gusa, niturebe igihugu cyose, turebe uburyo dukaze ingamba nziza twafashe, ariko by'umwihariko abaturage kirimo kutugaragarira agapfukamunwa ntabwo bakambara neza. Nyamuneka nimukambare neza, kandi barabizi. Bagira cyaka kambara munsi y'akananwa butaramubigisha, wafungura uhagarara gusa muri utise agapfukamunwa akagashyiramo noneho neza. Bigaragaza ko abantu barabizi, ariko ntabwo barimo gushyiramo umwete mu kubikora uko bigomba gukorwa. Icya kabiri, ibintu byo gushyiramo guhana intera, gushyiramo metero nibura hagati y'abantu n'abandi bari ahantu henshi nko ku masoko, nta muntu n'umwe utabizi, bose barabizi ko ari gutyo bimeze. Ariko kubera akamenyero cyangwa bitabyitaho, ugasanga abantu baragenda begeranye babifataniyeho, cyangwa se nta n'agapfukamunwa bashyizweho, nko kuvuga ngo uyu mwuka ariko iyi virusi ko tutayireba ubu ngubu hari icyo yadutwara. Rwose turasaba abantu bose kongera kudukundira izi ngamba tukazubahiriza, kandi umuntu wese ahari nta kiruta ubuzima. Niba ushaka no gufata umwuka nk'uko babivuga, ariko si uwo mwuka uwufashe ukawufatamo n'ikitari kizima na coronavirus ikabinjiriramo, kandi uri ahantu mu bantu benshi, uhaba uzize iki? Wakwirinze ari wowe wa mbere ufitiye inyungu, ariko n'igihugu cyose muri rusange twafatanyije ko mufite udupfukamunwa ku kimuta twambara, cyangwa ugasanga abantu badutwaye mu mufuka. Ibyo byose ni ibitugaragara ko harimo icyuho. Rwose twagira ngo abantu badufashe, ntabwo ari ibintu bikomeye, ntabwo ari ukwikorera ibiri ijana biremereye, ni rwose no kugira disipurine. Abantu bose bakavuga bati iki cyorezo ni kibi. Ibihugu bitandukanye babigenze babigura intege, bipfukamishije, bifite ibibazo mu by'indwara n'abantu bapfa ari benshi. Mu Rwanda twari dufite imana ko nta bantu barandurira hano ngo kibahitane, nk'uko minisitiri w'ubuzima yamaze kubitangaza. Umuvandimwe wacu wagize ibyago kikamuhitana, mwabyumvise ko yaje yararembye, yarashize, cyaramurenze, indwara yaramurenze. Noneho hano bikabura igaruriro. Ariko abantu banduriye hano bose mu gihugu cyacu kugeza uyu munsi, twashimira inzego zose zibigiramo uruhare n'abanyarwanda muri rusange bakomeje nabo kudufasha. Abanduriye hano bose barakurikiranwe, inzego z'ubuzima zirabakurikirana, kandi bose barakize, n'abandi baracyakurikiranwa. Ntawe uratakaza ubuzima yanduriye mu gihugu cyacu, kubera imbaraga dushyira mu kubageraho vuba, mu kubamenya vuba, mu kubakurikirana kare, indwara itarabarenga. Twagira ngo rero, ariko ntabwo twifuza ko abantu benshi bandura. Nubwo ahantu hagaragaye ikibazo, turifuza ko tujya dufatanya, noneho babonye ngo tuzashyiramo bya bindi umuntu wese abe ijisho rya mugenzi we. Umuntu nanabona mugenzi we utambaye agapfukamunwa neza, ye gutekereza ko abayobozi b'inzego z'ibanze baza cyangwa polisi iza kuba ari imubwira. N'umuntu nawe abwire mugenzi we ati nyamuneka ambara agapfukamunwa neza. Umuntu najya kukwegera, ntutegereze ko haza umuyobozi cyangwa uwo mu nzego z'umutekano, umupolisi, ngo bari umubaza, ahubwo nawe ujye umubwira uti nyamuneka winyegera cyane, winsatira, shyiramo akanya. Niba ari ku isoko umuntu akaza avunda ashaka kubegera cyane, rwose abaturage bari bakwiye kubwira abagenzi babo bakabakama ati nyamuneka ntabwo ari uko. Niba umuntu aje atakarabye, kandi hari aho bagomba gukarabira, agiye kujya mu modoka cyangwa agiye ku isoko hari amazi yo gukaraba, agashaka gucaho atakarabye, agomba kugira umuturage buri wese akaba ijisho rya mugenzi we, akamubwira ati nyamuneka jya ku murongo nawe ubanza ukaraba intoki uke, hanyuma noneho ukomeze gukora ibyo wakoraga. Izi ngamba rwose twakoreshaga inzego z'ubuyobozi, twakoreshejaga dufatanya n'inzego z'umutekano n'abandi, ariko turifuza ko noneho ubu ngubu buri munyarwanda wese aba umurinzi w'igihugu, kandi umutima mwiza akabwira mugenzi we atuya sigaho. Umuntu niba ashaka kugusura n'abana be 4 n'abandi ba runaka, ubwo uti nyamuneka oya tuzahura ubundi, ariko nimwe mugumyeyo
nta mpamvu meze neza tuvugane kuri telefone, ibyo gusurana bizaba biza ikindi gihe twahanganye n'iki cyorezo kandi twagishyize ku ruhande. Ubwo burinzi, iryo bakwe, uwo mutima niwo tugira ngo noneho abanyarwanda kuri iyi ntera isigaye dufatanye ibi bintu byo kwirinda korona. Nta kintu na kimwe abaturage batazi kitavuzwe, ariko igisigaye ni uburyo tubyakira n'uburyo tubishyira mu bikorwa, kandi ibintu bisaba ko buri wese abigira ibye. Turagira ngo rero buri munyarwanda abe umurinzi w'igihugu, abe ingabo y'igihugu muri iki cyorezo cya korona, buri wese abe umwanzi wacyo agikumire, kandi buri wese abe ijisho rya mugenzi we, reka hagarara niba umuntu aribyo agiye guteshukaho rwose, dushyire ibakwe tubwizanye ukuri, reka ahangaha utaza kudutera ibibazo. Niba ari umwana mu rugo, urubyiruko rushaka gusohoka ntacyo rugiye gukora, ababyeyi babwira ati nyamuneka uri kurajya hehe, ntabwo wowe wumva amakuru, ihangane, nta mpamvu zo kujya kuzerera aho ngaho hirya no hino cyangwa mu mihana. Guma ahangaha, abo ukeneye bahamagare ubaganirize, ariko nta mpamvu zo kujya muri utwo tunama dusobanutse, muri utwo duhuriro ahantu hahuriye n'abantu benshi bitari ngombwa, ndetse n'ibindi zindi ngamba twagiye tuvuga, ahantu hakunda gukurura abantu ugasanga iyo bahuriye hamwe na wa mwanya ntabwo babasha kuwushyiramo. Ubwo ndavuga nk'ahantu hahurira abantu bagiye kwimeresha neza. Muzi ko kugeza umunsi wa none ibintu by'utubari biracyafunze. Twagira ngo rero, ariko muzi ko nanone tumaze guhana abantu benshi cyane bagira batyo bakinyabya bakanyura mu gikari bakajya kudufungura, cyangwa bakadukorera mu ngo zabo, cyangwa bakagira ukundi bihisha, cyangwa bakitwikira ko ari za hoteli na za resitora nabo bagafungura za bare. Ariko murabizi iyo abantu bamaze gusoma agacupa kamwe, uducupa tubiri, batangira kujya mu kindi cyerekezo, n'ibyo byo kuvuga ngo barasigamo akanya kikabura, ntibabikore. Ibyo rero turagira ngo turakaza imbaraga, turasaba abantu bose, nyamuneka mwiduca muri humye ngo mushake gushyiraho utubari hirya no hino hatemewe. Ibyo bintu nibiba biretse, ibyo bintu tube turekeye aho mu maresitora gufungura biremewe, ariko kubera ko abantu baba bicaye bashyiramo n'uwo mwanya bikaba byashoboka. Ariko ibyo utubari rwose bari gukomeza gukora amakosa, nubwo tubahana ariko ntabwo tuba tunyuzwe, kuko umuntu ashobora no kuguhana kandi n'icyo kibazo wenda wakigize. Turifuza ko tutagira n'uwo duhana, turifuza ko abantu babigira ibyabo, noneho ahubwo bakadufasha kubwirana no gukangurana no guhwiturana hirya no hino mu gihugu, haba mu mijyi haba mu cyaro. Umuntu ntajya akora ikosa ngo amere nk'aho ari mu isi ye yawe wenyine, aho uri umuntu umutunga agatoki hategerezwe umuyobozi cyangwa hategerezwe umupolisi wo mu nzego z'umutekano. Nabyo tuzabikora, ariko byaba byiza n'abanyarwanda ubwabo kuko amakuru barayazi, batangiye kubyamagana. Nubwo dushima ko akenshi naho tugiye guhana tuba twabibwiwe n'abaturanyi, ariko biranashoboka ko rwose abantu abegeranye cyane mu masibo, mu midugudu, batangire bafate iya mbere, bavuze abantu bati ibi ngibi urimo gukora si byo. Tujya no kuhagera dusanga bashyizwe ibintu mu murongo, kandi rwose ibyo twese nitubikorera icyarimwe tugashyiramo imbaraga zose zishoboka, iki cyorezo turagikumira kandi ntacyo kiri budutware. Nuza guhura nacyo turamukurikirana, ubuzima bwe ntabwo buri buhungabane nk'uko muri iyi minsi yose twabikoze. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professeur Shyaka Anastase, turabashimiye. Murakoze cyane, namwe umunsi mwiza.